bisa nkaho biri kugenda neza kuko burya iyo ukora ikintu kikarebwa wenda kuba na nyine mfite YouTube channel ikaba izamuka nyine ku rwego rurenze byiza. Ubundi byatangiye ute kugira ngo nyine wisange muri filime usange muri sinema byatangiye ute impano yawe yagaragaye ute? Then bisanzwe byambagamo nkiri n'umwana kubera ko njye niga primaire nabaga muri club ku ishuri yitwaga Gender Club n'ubundi nyine amatiyatro hakundi rero abana basohoka bagasohokera ikigo njye narasohokaga nkajyana nyine n'abandi bana ko n'ubundi ninjye batozaga tugatsinda ugasanga ari nk'ibigo nk'icumi byateranye ugasanga twabaye nk'abambere tugahembwa. Ndibuka kera nigeze no gukina teatro mu Muzunga mu 400 umwana icyo gihe nigaga 400. Ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nifite imyaka 13 Jesus. Tuvuge ko wenda ufite nka miliyari kuri konti we nawe none n'ibanga koya yego ariko icyo gihe nyine byaranshimishije nk'umwana umuzungu yabonye uburyo natinze marafati kabisa. Ubwo naho impano yawe yaje? Yego kujya kwiga ahandi nsa nkaho nyine bigenze mu gakene bisanzwe ubuzima nyine bw'i Kigali n'ahandi barabizi. So sinzi ukuntu nigeze kubona itangazo ryo muri Africa Films Academy ndavuga ariko wajyayo nkihugura nje numvaga ko kuba ngiye kwiga wenda muri Africa bizatuma izina ryanjye rizamuka. Noneho ngiye kubera ko role model wanjye yari Bahavu numva ko izina ryanjye ryazamukira kwa Bahavu ari byandanije. Ugihabwa amafaranga 200 wese utekereza iki? Naguzemo ihene. Ntabwo wese utekereza kuvuga ati wenda ndagura kamera ntangira urugendo rwanjye ndatangira gukina filime zanjye noneho zishyire hanze? Icyo gihe kubera ko nari umwana ntabwo nari nagateka kandi wo mu cyaro ibintu byo gukina filime nyine numvaga biri kure gusa numvaga nazikina ariko nabonaga ntahahari ko kuba nazamukira ngo mbe nakina. Watubwiye ko wanyuze muri Africa ukibona ayo mahirwe kumva ko ugiye guhura n'umuntu wakuze ufana I think nyine wumvaga nyine ukabije inzozi kuko wawe ugiye guhura n'umuntu wakuze ufana ufata nka role model wiyumvise ute nyine ugihura na Bahavu icyo gihe? byari birenze noneho ngiye no kumukoraho kuko ari igihe nyine yazaga nko mu ishuri twifotozanya amafoto yifotoza n'abanyeshuri biwe numvaga birenze numvaga ko nzasoza kwiga ubundi ngiye ndumwagite uri ku rwego ruhambaye. Filime ya mbere wagaragayemo yitwa ngo iki? we na short movie nyinshi kandi noneho ko channel zari zitandukanye biragoye kuba nakubwira ngo nakiniye biragoye. Zari short movie yego ariko bisa naho kuva nava kwa Bahavu nisoza kwiga nekereza ko hano nakinnye bwa mbere na hano nakinnye comedy bita kwa Gakuba sinzi muhazi Gakuba comedy yego no hano bwa mbere nakinnye ahandi nakinnye ntabwo yasohotse nakinnye filime yitwaga Sound of Love ya Chuchu sinzi n'umuzi ndamuzi mushito wanjye byahatara naho nakinnye ariko ntiyasohoka sinzi ibibazo byabaye ntiyasohoka. Urumva nawe ukiri mutoya cyane ukivuga ko wanyuze mu maclub ukivuga ko wakunze nyine filime nyarwanda urumva ko ufite gahunda yo kuzakina filime aka kanya hari zawe watangiye gushyira hanze cyangwa n'ubundi uracyakorera abandi? hari iyo ndi gukora yitwa Umubyeyi Mubi ayisanga kuri Model Legacy Film akademikari kanje kuko yanakavuze cyane ni Model Legacy niho turi ndi kunyuza Umubyeyi Mubi ubona nyabiciro bakayireba bakanshyigikira yanziza bagusapotinga biba ari byiza cyane. Burana Kiramani ni umwe mu bantu tujya tuganira akavuga ati njye nishimira gusapotinga umuntu tugakorana umwaka aba yabonye icyo gukora bitamubwiye ati fungura agacano nawe utangire wikorere
urumva wahisemo neza cyane kuba waratangiye gushyira hanze filime zawe. Yeah. Yego. Wenda wavuze ko Bahavu ari romodo wawe kuko namye nkatindaho cyane, uribona he mu myaka 2 iri imbere? Kuko aka kanya uragenda ugasanga ba Regis, ba Nyambo, ba Kiramani barimo ba Jojo barimo barahatanira ibihembo. Wowe mu myaka 2 iri imbere uribona he? Manje Imana ibaye ikinjije ubuzima. Ndatekereza ko bitengeye wenda n'uburyo natangiye mu sinema, mvuga gutangira gukora Blowfish. Yego. Naho ndu ubu ngubu nimba hari umuntu ushaka gukina umwaka atarabona ahantu akina ngo bumuhembe, nk'umuntu akwihamagara ati njyewe nk'ubu hari nk'abantu babona filime zanjye bakavuga mwana uzi gukina, bakamubwira ngo ngwino tuguha akazi. Njya kanya natangiye kurya ku mafaranga ya sinema cyane ko ubu niko kazi ndi gukora nyine. Niko kabutunze kari kukuzanira do. Niko kazi kanunze kugeza ubu uko biri rero no mutwaje nyine ndabifashe n'akazi kanjye nyine kuko nta n'akandi kazi numva najya gukora nyine kuko nta kazi nkunda kuko kantunze muri everything. Rero numva ko mu myaka 2 ntwari nzaba ndenze. Nzaba ndenze. None sibuka kanye naco kunyura wenda nko ku bantu bakamwe twabonye ikiganiro wakoze, twabonye filime, twabonye filime, tugurire dukora subscribe. Man, ibyo bintu ni ibintu binshimisha kuba nanyura ahantu bakambwira ngo baranzi. Ni ibintu binshimisha rero niyo mpamvu niko ko mu myaka 2 iri imbere nzaba ndenze. Uzaba urenze ko nje hari ukuntu umuntu aba arenze nyine, urenze ku ruhe rwego rwa sinema. Nzaba ndumukinnyi uzwi cyane mu gihugu, uzwi pe. Nimba kakanya hari abantu bashaka kumbwira ngo baranzi, sibyo nje nabazi, sibyo kandi nyiri umwana muri sinema reka bari ko bivuga kuko turabizi ko hari abantu bakuru mu kwabivuze ba Kiramani, ba Mama Zuru bande bakuru basa naho nyine babonye amafaranga ubu. Nje aka kanya yego nabo navuga ngo ndayafite, ariko uko biri urwego ngezeho rwa sinema kakanya nje burashimishije. Urashimishije. Yego. Uzaba nawe uhatanira ibihembo. None se nashaka kujya gukina Simburare, nashaka kujya gutanga interview Simburare. Numa n'ibintu birenze sinzi uburyo mwebwe mwabumva. Imana igufashemo byonyine man ibonye ahantu usohorera impano yawe. Njye nshimishwa nuko nshimishwa wenda no kubona nk'abantu banga yewe wadushize muri filime nkabona nyine ko bangiriye n'icyo cyizere cyo kuba babona nyine ko nabaha aho gukina nabimani kugira ngo ubone ahantu ugaragariza impano. Ni ikintu cyananjye bizi ko bamwe baka amafaranga. Before yuko tugenda tugana ku musozo, igitekerezo kino filime ufite season, ufite umubyeyi mubi, igitekerezo kino filime cyaturutse he? Nabona kugira ngo cyaturutse ahantu umushuti wanjye twicaye gutyo turaganira turarase arambwira se ko mbona uzi gukina filime yajyaga amakazi. Kuba umuntu uzi gukina filime ubundi bazanditse filime ugakora nawe urabona ntangiye gutya, niba ukorera abandi uzagira igihe cyo kumenyekana nawe ako gacano byiba karakuze gatangiye kuguduce. Yego ndavuga hari abana bahohoterwa, hari abana bahohoterwa mu ngo z'aho batuye, ba mukasese ba nyina, cyane ko inkuru yanjye nyine ishingiye ku mwana wibwe kwa muganga dena akarerwa, ariko uwo mugore abeshya umugabo we ko bamubyaranye kuko ko nta rubyaro yari afite, ariko wa mwana n'ubundi akamwanga nyine nk'umuntu utaramubyaye. So rero naje gusanga n'ubundi hari hohoterwa rikorerwa mu ngo, twebwe cyangwa abo hanze bakaba batabasha kuba babimenya, kandi nyamara hari abana bahohoterwa. Nicyo kintu njye nagendeye aha nyine. Ni byiza cyane barebe filime yawe, bagusapotinge. Hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda kuko urumva hari igihe we uba warakoreye abandi ukagira igihe cyo kwikorera, nk'uko tuvuga ati wenda nkanjye nicyangwa kuvuga ati nshimira Bati, nshimira MC Vincent, nshimira Homechir n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye nanyuzeho nka Day to Day. Naho kuba warafashe igitekerezo ukavuga ati sasa reka mfate channel yanjye ntireye ibyanjye, cyane ko umuhanga cyane ugatangira gushyira hanze
filime zawe reka tukubwire ngo imana ibigufashemo twe tuzishimira kongera kuguhostinga uri ku yindi level cyane uri ku rundi rwego nanjye nibyo nshaka gukora cyane mani nkagira gutya reka ubutumwa ku bakunzi bawe tugenda tugana ku musozo icyambere mbabwire mbasaba cyane cyane mu kunshyigikira mani mukansapotinga murabona njye ntazavamo umukinnyi wa danje uzavamo uwa danje ikindi ku bantu bankunda ingenzi nyine kugumiza kunkunda ariko nanone mana yanjye njyewe wenda niba atari uko ntarabimenyera utuntu tw'udukomenti two kurumuka two turambabaza pe mujye mwihangana turambabaza nkumva nyina ndi umubyeyi mubi baranuka hari ahantu nakoze ikiganiro bambwira akantu gato nakitinga mani komenti sinzi niba uyizi iyo boro yanyuze kuri big town ndabizi cyane baranutse baranuka hahandi nahamagaye uwo muntu wari wankoresheje asiba ikiganiro arambwira ati ndanga babarira ugisibe yego rero ndabasaba basi mujye munyihanganira erega uba ugomba kubyakira ni comment kandi urumva uba wavuze ati mukande subscribe mukande like share utibagiwe comment Marasuka umuntu agutse kagira ngo hari icyo mupfa mutanaziranye cyatanakuze iyo waje muri game niko bigomba kugenda so nakunde nyine ubwo nzashaka uburyo ngenda mbyakiramo so hari umuntu mfata nashimira mani hari umuntu niganira mu kameramani n'umudije niga twarurenze mani God bless you. Wumve ko umushimiye kuri MRT. We nta sinzi uburyo nyine ngiye sinshobora kugaragaza amarangamutima y'uburyo kuko impamvu mani we yambonye ahantu yari yaje gukamera ambona ndi gukina filime aravuga wa mwana uzi gukina filime kugeza ubu akazi kose mfite mani bikesha wagiye ndangira ibiraka noneho ngiye nangira guhembwa na sinema ari mu njyana ahantu yabona ahantu akaza agatama avuga ati mfite umwana kandi nta hantu twari tuzi twahuriye aho gutyo gusa ndamushimira nzahora mushimira gira nk'abantu batatu ushimira muri filime wenda bagaragara muri filime yawe uvuga ati abateri banjye cameraman nk'uko wari ubivuze gira abantu batatu wumva bagira uruhare muri filime yawe washimira hano kuri MRT. So umuntu wa mbere ni Lorenzo nakubwiye Lorenzo w'i Rwanda rwose God bless you. Wa kabiri ni umushiti wanjye mani nyine muto yitwa Evode ni umushiti wanjye ndamushimira nyine nawe yakitinga neza yabiraho undi munshimira n'umucongishije primaire kera yitwa Rubandangabo Eric sinzi wenda niba zabona iki kiganiro kuko niwe watumye impano yanjye nyine nibonamo impano mfite kuko niwe wanjyanye muri club cyane nyine kuzipotinga kuza mvuyeyo niwe watumye menya nyine ko nabo mwateri bigakunda so wenda njye nta nubwo ashaka kutanyuka kuko nari umwana ariko nyine ndamushimira Thank you for coming. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwawe. Kandi Imana ikomeze ikublessinge, ikomeze gushyigikire mu byo ukora byose, apana no muri filime, no mu bindi ukora. Mana, ja bless you. Ikureberere cyane nk'uko wabivuze mu myaka 2 iri imbere. Tuzakwakira uri kwindira. Imana igumugisha kandi kwaje. Murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Ciao ciao, Imana ibarinde.